we Mutesi mbanze nguhe gasopo yanyu n'ibintu byawe turabizi ujya ugira gutyo ukaduhereza amakuru yawe ko mu gihe cya Rusagara nge yampaga amakuru y'ibintu bye amajwi video kambivuge noneho mvuga ukuri kw'ibintu byawe nari narahishe. Mbaye ikaze bakunzi bacu mbasuhuze mbifurize kugubwa neza muri mwese impande zitandukanye z'igihugu ngarukanye na Raila umeze neza bashima Imana. Tubanze twamamaze katwibutsa abantu ko tubafite product zibafasha gukemura ibibazo by'umubyibuho ukabije twazongeyemo akani gashyashya hiyongeyemo akani gashyashya ibibazo by'umubyibuho ukabije ibibazo by'uruhu rwananiranye yego ibibazo byo kubura apeti yego tubafite nutrition cyangwa se bituma ubona apeti bituma ubona apeti kamera neza ugashobora kurya ibiryo ukarya ibiryo neza umeze neza. Hanyuma rero katwongero za zindi musanzwe muzi abagabo muzi ko mukoresha igihe gito mukabura n'ubushake mu gihe cyo gutera akabariro tubafite product zabafasha. Abadamu namwe muzi ko mufite ibibazo by'ama infection ibibazo byo kuri amavangingo ndetse n'ubushake namwe tubafite product zabafasha. Hamagara kuri 0788 3599691 cyangwa se ukatwandikira kuri WhatsApp ubanje guteranya 250 7 883599691. Ubwo dusoje kwamamaza twashoje hari igisigaye ariko ntacyo hari igisigaye hari umuntu wagusabye kumwamamariza yo kutamwamamarisha yarayampaye yaravuze ati Raila guhera uyu munsi ikintu ngiye kugusaba we na bagenzi bawe ngiye kubasaba ko mugomba kunyamamariza. Wasanga ubwo ari uwo mu rugo iwanjye wo ninde bamwita Pastor Mutesi. Nese Pastor Mutesi aba mu rugo iwanjye hari urugo ruhahira urundi. Numvishe ko mu bintu wamamaza harimo ibintu bijyanye na nutrition nako bijyanye no kugira ngo abantu babone apeti kandi Pastor Mutesi nawe avuga ko akora ibintu bijyanye n'ibyo guteka. Gira nimero ye ndayigira. Abantu mufite ubukwe mufite ibirori mufite ama event atandukanye brother shower baby shower ubwo n'ubukwe sibyo n'amanama mushake Pastor Mutesi abafashe gutegura amafunguro meza cyane. Mu mushake kuri iyo nimero ni 07 nimero tuzayivuga yatwishyuye yayivuga neso nimero ye ntabwo yabisabye reka tumuhe ubwo bufasha yego hanyuma nze mubwiza ukuri namuhaye ubufasha kandi nimero ya Pastor Mutesi ko nyifite ngewe telefone iri kure nakabaye nyirebamo ariko Pastor Mutesi ndore ngiye ndayibonye 07 888 861 unizo 07 888 zana nyisomere afite nimero ebyiri ubwo turavuga ko yadusabye kwamamaza ntiyigize iyo dutanga 07 831 868 nizi ku bantu ubwo wiri buze gucanga anyandikire kuyo navuze ndayimuha inbox. Ubwo urumva ku bantu bose ibirori ubufasha yasabye ntabwo tumumuhaye mwamamarije nubwo nta rugo ruhahira mu rundi ariko nta mutima mubi yego nta roho mbi pe ndamufashije sinkuremeye mute hanyuma rero kanze tubwizanye ukuri. Mutesi yagize ati yego uyu mudamu si bibi byakora kuko nta waba yatutse nta n'uwaba yahutaje yego ariko bibera bibi iyo agarutse yigira inzirakarengane ku bintu aba yatejemo sene cyangwa se yakinyemo sene yigize umukinnyi wa filime kandi atazi yuko abo ari gukina izo filime ari bo ba producer bazo yego ngewe Mutesi imikino ye ndayizi kuza kuri kamera kamenshoninga ngo Raila anyway nayo nanatinze no kugusubiza kuri ibi bintu nta nubwo nagombaga no kugusubiza rwose kubera yuko ntabwo nyansubiza ku bintu biciriritse ku magambo tugambo twa make sinjya ntusubizaho ariko kubera yuko hari harimo igikorwa cy'ubufasha yego sibyo wavuze niyo mpamvu iki kiganiro nkikoze ntabwo nagombaga kugusubiza rwose ariko ndarebye nditegereza ndavuga ntari ku bundi ko bitagombera amashuri ntibigombe n'amafaranga ntibinasuzuguze ubigize naburizwa n'iki kumwamamariza nicyo bivuga muzi iki kiganiro kuko yagize gute
ko yagusabye ngo mwamamarize koze ikiganiro ariko nanamubwiza ukuri sibyo yego we Mutesi mbanze nguhe gasopo ya nyuma gasopo ya nyuma y'iki gasopo ya nyuma yo kuza kumentioninga amazina y'abantu mu biganiro ukora kubera yuko iyo ushaka attention n'ibintu byawe turabizi ujya ugira gutyo ukaduhereza amakuru yawe abantu munabimenye uyu Mutesi ayagira gutyo akaguhereza amakuru ye kuri WhatsApp nubwo yaba ari video ari gukora ibiki yayikwiye ayohereza nk'umuntu kugira ngo breaking ayiguha direct akanakubwira ibyo uyikoresha Mutesi ibindi kuvuga arabizi akanakwishyura ugiye cya Rusagara simbizi abandi nimba bishyuye ko giye ntabwo ngewe I'm very expensive to be ntabwo yabona yanyishyura yego ariko mu gihe cya Rusagara nge yamaga amakuru y'ibintu bye amajwi video none ahantu anagoranira akaza kugutegeka ngo ujye muri comment section ngo ujye ujonjoramo comment section ngo comment ngo zitamuvuze z'abantu baza amabiye urumva cyangwa bazi yuko hari ibyo yabeshye ngo uzijonjoremo ngo uzisibe ako kazi nakabona jewe nimba ntagiye mu bigano byanjye ngo nanjye nsibe mizantutse urantegeka gute kujya gusibiza Mutesi gusibiza urebe ukuntu uyu mugore yigira mwiza oya siyasabye ko tumukoraho tumuvugaho yego reka mbivuge noneho mvuga ukuri kw'ibintu byawe nari narahishe hari ikintu arahishe se oya amabanga se ko ngiye kuyavuga yose hanze hari ikintu kandi nagaruka kuri kamera yego ambwira yongera ampamagara nzamwitaba noneho nkure n'akari mu nda y'isi hari ikintu Pastor Mutesi yakubwiye ukuburyo giteye amabanga yo kugihe ku rupfu rwa Rusagara yo ndagarukaho nyuma ariko reka mbanze mu bwiza ukuri niko mute ko duheruka usezera social media ati ndagiye sinzagaruka rwose nta n'uwari ukwirukanye rwose nta n'ukwirukanye nta n'ukuje kugenda yego ugarutse ute uza kuzana uhamagara abantu mu mazina yabo kuba yavuze izina ryawe se byarakubabaje hanyuma se giye waranyabiza mu biganiro bye ninjye wamutumye ngo aze kudarapa gahunda ze hano ninjye watumye ngo mpereze amakuru nyakina amajwi y'ibanga wambwiye ngo mbe mbibitse ngo sinzabivuge hari amajwi y'ibanga jewe nyakine kugira ngo itumenya ko nta n'imikino ngira hano oya arahari se iki kintu naranze kukivuga uyu Mutesi afite ukuntu agenda agakereya akubaka agakina filime akandika filime sinzi umuntu uzimwandika umuntu munazimwandikira ni umugome ariko sinavuga ko ari umugome afite ubwenge buke kuko amwandikira filime ziciriritse ntabwo iyo ushaka ko abantu bakuvugaho mute ubikora nka kuri wabikoze urongera ugatanga amakuru urumva usibye ko nayo dufite ntacyo twayakoresha kuko inkuru zawe zirashaje abantu bamaze no kuzihaga mu mitwe yabo ese ntabwo mubona ko uyu mugore abantu bamaze guhaga drama ze ntabwo ari bose ni bose hari abantu batagishaka kumva ibintu nyine baramumenye bazi ko uyu mugore ari ugenda agakereye ibintu ngo bamufashe nk'umutekamutwe none se ni rimwe ni kabiri ubyumvisha ibyo bintu babivuga kandi ni nako mbibona nimba atari ubutekamutwe se urafasha abantu ugiye ku kibuga cy'indege ufashe kamera ese ubu gahunda zose dukora turazerekana uzi ko hari n'igihe muzajya mujya gutera akabariro mugateraho kamera ngo mutwereke akababaro muhuriramo nta soni ni ukuri pe hari abantu bakora ibintu biri childish by'ubwana sibyo ugiye ku kibuga cy'indege uraje ugiye ku bro nanjye ngo bro reka nkwite sister sibyo sis abantu uri kubwira ntabwo bakiri mu kinyejana cya 17 iyo uza kuba ari nk'abanyarwanda mu kinyejana cya 17 aho rwose bari kumva yuko ibintu babwiye 100% ari ukuri ubwiye umukameraman tizana kamera tujye ubereka ati wabonye ati bereka ati ngiye muri Kenya ati ngiye kwibagisha apandisite hano mu bitaro bya hano mu cyaro mu ntara ni hehe babibaga hano babaga iki babaga apandisite aka kantu karakantu kabika amabuye kaba hasi y'intuza apandisite murayizi abantu banayirwaje warayumvisha iyo ndwara n'akantu umuntu arwara urumva utubuye kuri akuntu turya ibiryo tube tukagenda twiyungurura tukajya muri ako gafuka kakabyimba iyo amabuye amaje kubamo menshi karabyimba ukatangira kugira gute kubabara uzi ko iriya ndwara mu Rwanda barayivura kandi noneho bayivura no kuri mituweli icyo gihe Pastor Mutesi yararwaye indwara ikomeye apandisite
yaranayivugiye arangije avuga yuko gufotora urabona ngo hano ngo rwose ngo ngiye muri Kenya ngo ibintu byakomeye ubwo yararimo ateka imitwe byembyita ubuteka mutwe kuko ushaka kumbwira ukuntu ngufasha indege y'ubwa iri too expensive yatike urumva none ugiye kwivuza mu bitaro byo mu kindi gihugu aho mituweli yacu leta yatwemereye idukorera ibitangaza iyo tugiye kwivuza idakora warangiza uri kwereka abantu ubugamije iki nimba atari gutuburira abantu no gushyiraho abantu guteka mutwe ngo baguha amafaranga ese ubuzi ko abantu ubwira ari ibigoryi ese utekereza mwanya wo kudukangisha ngo ugiye muri Kenya ngo kwibagisha iyo appendicite mu Rwanda dufite aba doctors bagufasha bari genius barenze nabo ngabo muri Kenya bavuga ngo usanzeyo icyo gihe yafotoraga abeshya bafotora cyapa cyo kuri ntuza yigize yinjira ntabwo yigeze yinjira mu ndege mwanya wo mu ndege niyigize arenga uriya murongo urumva sunavuga niko nta kavido gahari basezeraniraho urumva ababaherekeje niyigize arenga hari ahantu wigize ubona hari akavido bashyiramo nako nimba hari nanabyeditinga akagashyiramo azabashyizemo ibyakeye mbese ni nk'aya mapranka ajya akorwa ngo barigende bakagenda agafata akavido ku kibuga cy'indege reka tunavuge ko afashe indege aragiye buryo umuntu yashaka gutekera imitwe abantu aranashora buriya guteka umutwe biri very expensive utanagira ngo wakwemera ukanashora kwemera ukanashora cyane ukanafata n'iyo ndege ukajya usibye ko ntaho yagiye mbizi sibyo urabizi neza cyane ntaho yagiye none se appendicite ntivurwa hano mu Rwanda tureke ibi bitaro by'i Kigali bikomeye jya mu ntara hano zabu ni Burera ni hehe munyibutse muri comment section mwese murabizi hari n'abari kwivuza y'ubungu abiti Butaro banza si Butaro si bya kanserira ariko nabyo Butaro banza nabo bagira barabivura barayibaga ariko uri kubwira abantu ngo fotora ngo ariko ngo fotora neza ngo zooming ngo bereke ngo ngiye ngo kwivuza ngo muri Kenya ngo birakomeye ngo ndarembye ngo merewe nabi tuvugishije ukuri hari ubuteka mutwe burenze ubwo ngo no uteka mutwe hari ubuskama burenze ubwo nimba ahubwo urumva uwo ngo aba ari umujura niko nabwo oya yavuze we yampamagaye anyway natinze no kugusubiza unyihanganira I'm so sorry I was very busy with my business ntabwo nari mfite umwanya wo kuza gukora kuri ibi ariko igihe mboneye umwanya reka mbanze ngwe support wansabye rwose ndarinda nsoza iki kiganiro nyiyivuga Pastor Mutesa arateka sibyo ategura abantu ibirori urumva neza mumugane mumushyigikira uturimo tw'amaboko ye ave mu buteka mutwe bwo kwirirwa abwira abantu ngo agiye ngo kwivuza ngo appendicite ngo muri Kenya mu Rwanda dufite abadokiteri barenze memu nabo bo muri Kenya baduhamagara bakadutira abadokiteri bakajya kubavurira abantu babo asize muganga mu buryo bwo kumufasha mu buryo bwo kumufasha ngo ave muri utu tuntu yirirwamo abantu bamajije guhaga atazanafungwa zizi ibi bintu mugane muteze imbere imirimo y'amaboko ye rwose pe kandi nimba umuntu yababwiye ngo nkora ibi sibyo ukanga kumushyigikira ubutaha muzisanga koko arimo abatekera iyo mitwe utazababwira yuko yavunitse n'umusatsi ati rwose uwo musatsi wavunitse navuye ku gitanda umusatsi buravunitse mu ntabare ndi kuribwa cyane sibyo aho kugira ngo rero ababwire ibyo mu mugani atekera amakwe atekera amanama bavuga ubukwe ntago bavuga amakwe atekera ubukwe atekera amanama inama ibirori bitandukanye bridal shower baby shower kitchen party anniversaire house party ikirori cyose uziko ukenera kwakira abantu barenze babiri nushaka namwe rimwe erega niwawe nubwo wabumwe ubona yagiye guteka oya niwawe uramutse ushaka umushefu ko Pastor Mutesi ni umushefu mwiza rwose ushaka umushefu ugutekera ibiryo byiza cyane utikoze urumva ngo umukire ngo ntabwo abagomba gukorana yawe muhamagare rwose azane babakozi be babasapo babandi bamufasha babayedi ko Mutesi we niwe chef niwe master niwe master hanyuma gucapira cyakura uri umusore wibereye mu rugo wagize ubune gukeneye umuntu gutekera bitwaye iki nawe yagutekera nta kibazo akaza akagutekera bitwaye iki upfa kuba umwishyura kazi ni kazi mtamu wa pesa ni mtamu wa pesa wa kazi ni pesa akazi ni akazi mumuha akazi urumva hanyuma muzarebe ko yongera kujya ku kibuga cy'indege ababwira ko agiye kwibangisha appendicite
vuga iyo nimero ngero uyivuge ya nimero njyewe ndarinda iki kiganiro nabwiye ko nyikoze kubera iki kwamamaza yabinsabye nge rero nta roho mbi abantu mutazanagira ngo ngira ishyari ni 0788 31 31 86 86 88 0788 31 31 86 88 bamwita Pastor Mutesi. ubu ntabwo mutayemo akarango k'ubuntu yanyishyuye oya kubizi yanyishyuye ntabwo akwishyuye ariko kuko yabisabye katubimukore ariko bikoze mu buryo ngo kugira ngo mufashe sibyo umufashe iki mufashe ave mu butekamutwe ave mu bintu byo kwirirwa ngo urabona ngo narwaye ngo hari ubugingo ngo bankuyemo ese ingingo bazikoramo kanga bya bindi numvaga barimo baravuga ngo nimba ngo ari matiri iyo ntabwo ndi buyinjiremo irarura rugingo ngubaha kubi yego aho kugira ngo umuntu ajye yirirwa sibyo abatuburira ababwira indwara zidahari cyangwa zaba zinahari abeshya agiye kuzivuriza kandi ahavuye bazivura cyane kurusha mu mugane mu muhe ese ubundi mwamuteje imbere ubundi bibatwaye iki none urebe ukuntu abanyarwanda ari abagome umuntu akifata ngo turagukunda sinjya mbibona muri comment section ngo turagukunda ngo tugize gutya hashira akanya yakubwira ko hari icyo arimo arakora wakabaye umuteza imbere nk'umuha ako kazi ugahamagara abandi agahereza abandi izi nimero ndongera nzisubiremo nimba ufite ubukwe nimba ufite ibirori nimba ufite ibintu byose ukeneye ko bagutekera bakanagutegurira ibyo kunywa kuko agira ibintu byo gutegura ibintu byo kunywa cyane tutuji hafi aho n'utudukofi mute utagira ngo aka karango ndimo ndagashyiramo kugira ngo ugire wasabye ubufasha reka mbuguhe kandi ndabizi ko iki kiganiro uzakigiraho umugisha hanyuma rero mu mugane abafashe hanyuma reka tugaruke ku mikino ujya ukina mute uri umuntu mukuru uri umuntu w'umubyeyi yego wishakira je sinakurenganya pe kuko buriya ngewe umuntu w'umubyeyi wese nubwo nasanga ari hariya ku muhanda sibyo arimo ahiherera aricyo kintu kiri bumufashe ko kiri bumwinjiriza akabasha gutunga abana be namuhisha gusa nkamubwira ibintu uri gukora sibyo ari nabyo ndi gukora hano mbwira Mutesi ngo nasigaye binajya akora sibyo ariko nkapfa kurenzaho utwatsi sibyo kavuga ibi bintu bwabikoze nibura bikoze kubera ko yagize gute hari abana bari kumusaba ibirayi bari kumusaba umukati Mutesi rero ni umubyeyi urumva kandi nta handi akura usibye mu turimo tw'amaboko ye nimba mutamuteje imbere rero azageza abatekera imito nawe atinda kubona ibiraka cyane bundi mwamuteje imbere mu turimo tw'amaboko ye mukareba kazongera kugaruka avuga ngo mumpaye urabona ngo narwaye ngo urabona ngo napfakaye ngo napfakaye rwose akanarira hariya naho n'ubuteka mutwe azafungurira ubwo ndi kuzana za nkuru zo kwa Rusagara nari nababwiye ko ndi bugaruke zimeze gute rero ngo napfakaye akarira nyuma kongera akagaruka kira kiganiro yakoze kwa Sabe n'ubu kirahari avuga yuko ngo yapfakaye yego kandi avuga ko yapfakaye umugabo yapfakayeho bari bataranahura baratarahura na rimwe wapi oya bari batarahura Rusagara yari atarahura na Mutesi na rimwe na be na rimwe yapfuye ataranamubona amaso ku maso ni kuri telefone video call ibintu nk'ibi none amwishyuriye etage aterero hari imwishyura yarapfuye se nyine bakavuga ko yaje kumwishyurira etage gute Rusagara sa usibye iriya etage uzi impano Rusagara yoherezaga Mutesi taza kubona twatu boyfriend tw'amafuti tw'ikigali twibeshya abakobwa bacu Mutesi yarabayeho nk'igikomangoma kazi Rusagara kiriho utazabona mwirahira uriya nawe akaza ngo mfyo va mu nzira we madame va mu nzira madame va mu nzira we madame we ntabwo uragera ku bikorwa nk'ibya Rusagara ubu ngabayeho nk'iki babayeho nk'umuntu umugore usanzwe urumva ni nabwo yatangiye nyuma yuko ni nabwo yatangiye kwamamaza ko akora iyo mirimo utazabona ya apostinga Rusagara yarangiza akavuga ngo someone who gave you so much to remember pe yarabimuhaye yego Rusagara ntabwo yatinyaga kohereza isakoshi ya miliyoni 3 Mutesi yego ubwo nimvuze isakoshi ya miliyoni 3 mutanyumva nabi ubwo yabaga iri kumwe na complete zayo sibyo
Yego. zayo biri kugwa. Hari umuntu ugiye kumpa inkwene usibye ko inabaho ya miliyoni 3 ibaye n'irenze izo bibaho, sibyo? bajya bazamba Ariko ushobora kuhita uvuga ngo ubwo se ngo ko tutigize tuyibona. Mutesi yambara neza pe, sibyo? Yego. Akanakoreka nkamutwika buriya jewe ibinyemeje ndemera. Yego. Yambara neza pe kandi kugeza n'ubu. Yego. Kandi kugeza n'ubu ibintu acyambara ni outfit za Rusagara. Oya. Niho waziguze se? Prove me wrong. Ni outfit za Rusagara. Rusagara rero yubahwe. Ntabwo urabona nimwe se yaguriwe na Ferdinand? Ntayo ndabona. Niba ajya kuyigura bazajye kuri kamera babitwereke. Ntayo ndabona. Rero uriya ntakaze kugira ubushize narabivuze urumva mbona babirakariyemo. Ese urabirakariramo? Sinavuze ukuri kuzuye. Navuze ukuri kuzuye kandi kutacagase kubera yuko ntaho urageza ku bikorwa bya Rusagara yakoreraga uyu mugore wawe. Ore genda gake. Wavuze ko yakubitsaga amabanga agiye atandukanye. Aya ngaya nzagaruka ku kiganiro gikurikira tunasoreza. Sawa. Narindi hano kugira ngo ntambutse ibitangazo. Niyongera kumpamagara aya mabanga nzahita nyashyira hanze. Murakoze. Harakoze cyane.